nzandiko Paul yanditse turacyari kureba urwa kabiri yandikiye Timoteyo. You remember Paul is nearly facing death. Ari hafi rwose arimo arabona gupfa kuje. Is in the middle of persecution. Excuse me. And he's calling Timothy to come and suffer with him. And actually ejo twabonye ko he promised him ko abashaka kubaho ubuzima bunezerewe Imana and ubuzima Imana nayo inezerewe. Those who want to live lives that please God, they will surely face persecution. Bazarenganywa, bazatotezwa. Yeah, and we looked at the forms of persecution today. Haracyari ibihugu mu by'ukuri bifite that physical persecution of killing people kubera yuko bizeye Kristo. Twebwe rero iwacu suko bimeze, ariko hari izindi forms. Because if we want to live a righteous life, nidushaka kubaho ubuzima bukijijwe, reka mvuge ngo busobanutse, wa mugani imbere y'Imana, kuko isi idasobanutse, kuko isi itejejwe, kuko isi ari mbi, we will face the repelling forces, imbaraga ziturwanya and zishobora no kutwataka sometimes, ariko with the assurance of salvation. Ndetse nk'uko byabaye kuri Job, nta gishobora gufata ku bugingo bwacu. It can touch the body, it can touch the emotions, but it can never touch our lives, our souls, our spirits. Ubugingo bwacu buhishwe mu Mana, nta gishobora kubufataho rwose. Twarwara, twaremba, twajya mu bitaro, twabura umwuka, twajya kuri oxygen rwose. Reka mbivuge ngo twanapfa, because biranaba nyine abana b'Imana nabo baranapfa. But nkuko Paul yabibwiye Timoteyo, rwose Yesu Kristo yatsinze urupfu. Urunguru tubona rwica umubiri ntacyo ruvuze, kubera yuko iyo imirimo Imana yangeneye gukora mu isi irangiye, nkuko Dawidi byageze n'abandi ba giants bose, dusanga umwami wacu. So nta bwoba. Hari abavuga ngo ngo ndacyafite byinshi byo gukora. That's you, niko bitekereza, ariko Imana yibibona gute? In his lens ibibona gute? Ese uzi gute ibyo yakugeneye? Tubona abantu benshi bapfuye bakiri batoya. Most of the apostles were the first apostles. Uretse Yohana wagejeje mu myaka myinshi agapfa ari umusaza, they say ko yagejeje muri 90s. Abandi bose they died at a young age. You look at Timothy, ko yapfuye akiri muri early 30s. Uyu turimo tubona Paul yandikiye akuye muri Efeso, nyine bamwishe bamuteye amabuye arapfa kubera yuko yababwiraga kureka gusenga ibigirwamana. So nawe akaba yaragifite projet nyinshi imbere. Actually we should reach to a level yo kumva ngo God, I'm living as you purposed me to live, not as I have purposed. Now rero niki Paul yabwiye Timoteyo kizamushoboza enduring izo persecution, kuzaguma muri uwo mubabaro, kuzaguma mu bantu bamwopozinga, ariko akaguma ahagaze ari firm. Ejo twabonye amubwira ngo remain in what you've been told, ugume mu byo wigishijwe. So ibyo yigishijwe rero ni ibi tugiye kubona ku murongo wa 16. Amubwira ngo ni ibyanditswe byera ngo byose byahumetswe n'Imana. All scripture is God breathed. Actually the whole Bible, hano bavuga the Holy Scriptures is ibyanditswe, the reference was to the Old Testament, kuko New Testament yari taranandikwa, ariko nayo yirebye nayo ubona yuko byahumetswe n'Imana. Aho Yesu wenyine wivugira ngo singewe ahubwo ni data wantumye, aho ubona intumwa zivuga ngo we are not standing on our own, we are doing it kuko ari Imana yatwohereje. Aho babwiraga Petero na Yakobo ngo muceceke nimwongere kuvuga, bakavuga ngo ari mwebwe ari n'Imana twumvire. Actually even Petero yarabihamije, arimo yandika aravuga ngo the prophecies na zino zandiko za Paulo n'ibindi byose rwose ngo byavuye ku Mana kandi biza gutunganywa. So the whole Bible is from God. And now Paul yararimo abwira Timoteyo ngo ibyo byanditswe byera ari byo byahumetswe n'Imana, ngo abari byagumamo kuko nibyo yari yarigishijwe. Remain in them. Now
kubera iki rero yagombaga kubisitikingaho kubigumaho? One, nuko ibyanditswe byera biri profitable, bigira umumaro rwose, biri profitable. Tubikunde, tubyemere, tubigumemo kuko bifite umumaro. You remember aho yamubwiraga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, ariko ngo kuby'Imana kugira umumaro kuri byinshi. Uyu ni wo mumaro nyine. Ibyanditswe byera, niba hari ukwitoza kwiza twagira, ni ukwitoza kuguma mu byanditswe byera by'Imana. And uwuhe mumaro rero twihuse in 1 minute sigaye, maybe turongeraho indi mike. Uwo mumaro ni mimarine. 1, byigisha umuntu, teaches you. 2, ibyanditswe byera nibyo byemeza ibyaha umuntu, nibyo byemeza umuntu ibyaha bye. 3, nibyo bitunganya umuntu. 4, nibyo bimuhanira gukiranuka. Ni imimaro ine, 4 profits dukura mu byanditswe byera. 1, nuko bitwigisha. 2, bitwemeza ibyaha rwose, na bya bindi wumva bitari ibyaha. It's the word of God that will light umucyo kuri wowe, and you see, oh God, forgive me, ntabwo nari mbizi. Ariko icya gatatu, byanditswe byera ni nabyo bitunganya umuntu. Wananiwe gutunganya, kakandi ukirwana nako, kakandi ucyumva bikikuvuna. It's the holy scriptures, ni byanditswe byera bintunganya. 4, ni nabyo noneho biduhanira gukiranuka. And the main goal, intego nyamukuru isumba byose iri mu gutuma bino byanditswe byera bikora ino process. Niba ibyanditswe byera twabyita uruganda, uruganda rukorerwamo rufite bino byumba bine. Icyumba cya mbere ari icyo kwigisha, icya kabiri ari icyo kwemeza ibyaha umuntu, kwemeza umuntu ibyaha bye, icya gatatu ari icyo gutunganya umuntu, n'icya kane ari icyo kumuhanira gukiranuka. Ni ukugira ngo the end product izasohoka mu ruganda ijya ku isoko, bizaba ari umuntu w'Imana ushyitse, bizaba ari Paul ushyitse, bizaba ari Charles ushyitse, bizaba ari Justin ushyitse. I'm just naming names. Abantu b'Imana banyuze muri runo ruganda bazabe bashyitse and bafite ibibakwiriye. Ashyitse mu cyongereza it's to be complete, ni ukuvuga not lacking anything. Ahura n'ibimugerageza aba ashyitse to stand against them, atihakanye Imana. Nahura n'ibimuvuna abe ashyitse ari complete, afite ibimukwiriye byose, afite everything necessary ngo kugira ngo akore imirimo myiza yose. Ugiye kureba summary ya bya bindi y'ubuzima Paul yabwiraga Timoteyo kubamo no gutoza itorero kubamo, n'ubu ngubu no kugira ngo bakore imirimo myiza yose. And kugira ngo bakore imirimo myiza rero, mu ijambo rimwe ziriya qualities zose, biriya byamurangaga, ziriya values zose yamutozaga, zarangirira mu kuvuga ngo ukore imirimo myiza. And iyi mirimo myiza rero ikorwa n'umuntu ushyitse. And umuntu ushyitse rero aba ashyitse kubera yuko yanyuze mu ruganda rw'ibyanditswe byera bifite iriya mimarine, to teach, kumwigisha, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, no kumwemeza ibyaha. And to end with this, no one should really graduate from being in the scriptures, kuko yamubwiye ngo remain in them. Verse 14, ubigumemo, remain in them, don't graduate. Ntiwigere wumva ko wabimenye, ntiwigere wumva ko waminuje, ntiwigere wumva ko ibyo ufite bihagije. Remain in them. Muvuga ngo it's 2 in 1. Ni uruganda nyine turimo, tugomba kugumamo, at the same time turi na produit ziri hanze on the market. Ni fenomene igoye kuyumva, ariko we remain in the industry and at the same time we are the final products at the market. Uko turushaho kubigumamo niko turushaho kuba produit nziza ziri ku isoko. Ni 2 in 1. Yeah. Father, we thank you for your word. We thank you for your goodness. Reka ijambo ryawe rikomeze ribe muri twebwe rigwiriye. Uduhereze ubushake, uduhereze zero zo kubasha kuguma mu ijambo ryawe. Turyige, turisome, turikurikirane, kubaryigisha, mwami, kugira ngo turigumemo koko, kugira ngo ribashe kutwigisha, ribashe kutwemeza ibyaha, ribashe kudutunganya, ribashe kuduhanira gukiranuka. Nibwo mwami tuzabaho dushyitse, dufite ibidukwiriye byose,
kugira ngo dukore imirimo myiza yose watugeneye gukora mwami in our time. Urakoze uhabwe icyubahiro, ishimwe n'ikuzo mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.